reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse, abamaze gukora subscribe ku channel yacu IHUMURE TV muhabwe umugisha n'Imana, hanyuma nawe utarayikora uyikoze muhabwe umugisha, hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho ujye ubonera amakuru ku gihe cyangwa se ibiganiro ku gihe igihe tubikugerezaho. Si ibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi duhe ibitekerezo nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Ku IHUMURE TV tubagezaho ijambo ry'Imana, abakozi Imana batandukanye, Imana ibaha okay, noneho reka noneho nyirizina twinjire mu cyuyu munsi. Tuzanegeza ko nacyo kizadutwara igihe, ariko kugira ngo abantu bamenye mu Byahishuwe. Noneho urakoze cyane. Iki gitabo rero ni igitabo gikomeye kandi gifite ibisobanuro bitari bike ndetse bitari bimwe. Ndabanza kubwira abantu ko igitabo cy'Ibyahishuwe cyakozweho ubushakashatsi n'abantu benshi cyane, bandika za comments cyangwa za commentaire zitandukanye, kandi hari ibyo bahuriyeho n'ibyo batagiye bahuriraho. Ugasanga umwe hari ukuntu yasobanuye ibintu, n'undi nawe hari ukuntu yasobanuye ibintu. Ndagira ngo abadukurikira ntibazagire ngo wenda bamwe n'abavangirwe cyangwa abandi si abavangirwe, kubera ko ubwo buryo bwo kureba ibintu ariko abantu bakabisobanura uko utari kumwe, no muri Bibiliya turabibona. Uzasanga abo ubutumwa twita sinobutike, buriya butumwa butatu bufatanye bufite uko buvuga Yesu, noneho Yohana nawe akagira uko amuvuga, kandi bose bari kumwe, buri muntu afite icyo abona. Ndetse uretse n'ibyo ngibyo, no muri buriya butumwa ubwabwo uko ari bune, Mariko hari ukuntu yabonye ibintu, Luka nawe abibona ukuntu. Ndatanga urugero, hari ahantu Luka avuga ko Yesu yahagije abantu 4,000, abantu bakabicaza mu matsinda y'abantu 50, ariko undi nawe akavuga ati yahagije 5,000. Ukabona rero, kandi akavuga ati bagiye babicazamo amatsinda 100 abantu 100. Ugasanga rero iyo vi uko kureba ibintu kimwe ariko abantu ntibabyenterprete kimwe, bisanzwe si ibintu wavuga ngo abantu barayobye n'ubuyobe. Ariko nanone hakaba harimo n'abandi babayobe basobanura ibintu uko bitajyanye n'umurongo wa Bibiliya. Ubwo rero ibyo tuzavuga cyane tuzibanda ku cyo Bibiliya ivuga cyane, ndetse ikagihurizaho n'abo banditsi bandi bagiye bagira icyo bavuga. Hanyuma iki gitabo wenda navuga ku izina ryacyo, sinasimbuka ntavuze ku izina ryacyo. Iki gitabo cy'Ibyahishuwe mu rurimi rw'Ikigiriki bacyita Apocalypsis, bikaba risobanura amagambo akurikira. Iryo jambo Apocalypsis risobanura cyangwa amagambo risobanura guhishura cyangwa se kugaragaza. Guhishura cyangwa kugaragaza ibyari bihishe. Nanone mu rurimi rw'Ikilatini bakaryita revelatio, naryo rikaba risobanura gutwikurura cyangwa gushyira ku mugaragaro. Bishaka kuvuga iki rero? Bishaka kuvuga ko hari ibintu Imana yashyize ku mugaragaro, yahishuye, yeretse abantu, byari bimaze igihe kirekire bihishe. Ndagira ngo nsome iyi mirongo nihuse. Byahishuwe, ndasoma mu guteka kwa 2:29 umurongo wa 28 kugira ngo abadukurikiye bumve neza. Haranditswe ngo ibyahishwe ni iby'Uwiteka Imana yacu, ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka ryose, kugira ngo twumvire amagambo y'aya mategeko. Ni mu guteka kwa 2:29 umurongo wa 28. Ndetse na Yesaya 22:14 haranditswe ngo maze Uwiteka Nyiringabo yihishurira amatwi yanjye arambwira ati, nukuri uku gukiranirwa ntimuzakozwa ngo kubaveho kugeza aho muzapfira, ni Uwiteka Umwami Nyiringabo avuga. Ndetse no muri Daniyeli 2:9 haranditse ngo nuko ibyo byahishwe bihishurirwa Daniyeli mu nzozi yarose nijoro, maze Daniyeli ashimira Imana yo mu ijuru. Imana idufashe. Intumwa Pawulo
agaragaza ko hari ibintu byari bihishwe kuva kera, byari ibanga. Ndashima Imana rero ko Imana iduhaye uburyo, ndabizi hari n'abandi bigisha banyuze aha cyangwa bazanyura aha, ariko ndashimira Imana iduhaye uburyo nanone bwo kongera guhishurira abantu ibyanditswe muri iki gitabo, kandi ntekereza ko bikenewe mwene data, bikenewe cyane muri iyi minsi, birakenewe cyane kuko aho tunyura hirya no hino wumva abantu bamwe bafite ubwoba, wumva abandi bahinda umushitsi bavuga batese mama, ibimenyetso sohoye iri kudusohoreraho, idusohoreyeho, tugiye gushyirwaho ikimenyetso, ndetse hari n'abavuga bati kizatugeraho muri covid, muri ibi by'urukingo rwa covid n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko icyo Bibiliya ivuga se ni igiki koko reyeroma muri ibyo bintu byishyirwaho ikimenyetso? Nzabivugaho mbabwire uko Kayini yashyizweho ikimenyetso. Kihese Kayini yashyizweho ikimenyetso cyereka abantu ko adakwiye kuhohoterwa nubwo yishe. Imana yamugize ikimenyetso. We yaravuze ati ese uzambona ntazanyica, kubera ko icyaha cyamusokaga umutima cyo yakoze. Havuga ati ntekereza ko aho uzajya yumvaga amaraso ya Beri ahora amurukaho, ati uzayambonaho wese azanyica. Uwiteka aravuga ati oya, ndagushyiraho ikimenyetso cya subuto, hatazagira umuntu ukora kuri Kayini. Urabona rero ibintu by'ikimenyetso bitangira kera cyane, kuva mu itangiriro isi kirema. Nzabivugaho rero, nzabisobanura mbereke ukuntu abantu bagenda bashyirwaho ibimenyetso, ndetse namwe natwe uyu munsi hakaba hari ikimenyetso kituriho, kandi nzabereka ukuntu ikimenyetso nta kindi kiza inyuma ngo kigisibe, gihoraho. Hari ikimenyetso bashyiraho gishyirwa ku muntu ku buryo n'uwaharuraho yeguyeho ashobora gusanga cya kindi kikirimo cyabanje kujyaho. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 16, ndacyari muri introduction, 16:25 kugeza kuri 26 aravuga ati Imana ibasha kubakomeresha ubutumwa bwiza no kubwiriza ibya Kristo Yesu nababwirije bihuza n'ibanga ryahishwe uhereye kera kose, ariko noneho rikaba ryarahishuwe ku bw'itegeko ry'Imana ihoraho, kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bimenyeshwe n'abanyamahanga, bibayobore inzira yo kumvira no kubaha Imana. Ariko bwa bwiru ari ryo bwa bwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo. Ndabwira abantu ko iki gitabo cyitwa Revelation cyangwa se Apocalypse, bisobanura guhishura, gushyira ku mugaragaro. Byumvikana rero kiriya gitabo nubwo tugisoma, abenshi bakagisoma akavuga ati ntacyo ndi kumva, ariko burya birimo birahishuwe. Niyo mpamvu rero hari ibisobanuro byinshi mu makomantere, muri za comments nyinshi, umuntu asoma akagenda yumva icyo bisobanura. Kandi guhishurirwa ni ibanga rikomeye cyane. Pawulo yahoraga asengera Abefeso, abakristo bo mu Efeso, ngo bakure bagere ku gakiza, bagere no ku rwego rwo guhishurirwa. Ndasaba Imana muri iki kiganiro tugiye kuzagira, muri izi nyigisho tugiye kuzatanga kuri Radio Umucyo, ngo abantu bazadukurikire basobanukirwe. Pawulo yarabasengeraga ngo bamenye, bahishurirwe, bamenye, basobanukirwe rwose. Ihishurirwa rero ni ikintu gikomeye cyane, kandi ihishurirwa ni ndavuga ko ari nk'indangagaciro y'itorero rya Kristo. Itorero igomba guhishurirwa, abakristo bagomba guhishurirwa. Niba uzaba mu itorero hataba mu guhishurirwa, cyaba ari ikibazo. Itorero rifite uwo murage wo guhishurirwa. N'uyu munsi n'ibi bihe tugenda dusohoramo, umwuka wera bivugira mu itorero, bigasohora, abantu bakicara babizi. Reka nkubwire, ibi bintu bya korona byabaye, hari umwuka wari warabihishuye mu bahanuzi, ndetse abantu ntitwamenye ibyo ari byo pe, abantu ntibamenye ibyo ari byo. Ndibuka ko umushumba wacu yaduhanuriye, yahanuye pe, hari mu gitaramo cyo kurangiza umwaka. Turishima ko turangije umwaka, turanezerwa, turaselebratinga, ubuhanuzi bwinshi buratangwa, ndetse mukavuga buti uyu mwaka ni umwaka w'imigisha, n'umwaka w'amahoro. Ariko agiye kutubwira aravuga ati muba muceceke mbabwire, mpishuriwe igicu, ndabyibuka, giturutse kure,
kiza gityo kigeze hejuru yacu kirekura ibintu biryana. Ibyo bintu birya abantu bose. Ntitwabishyizeho umutima kuko urabizi abantu bibereye mu munezero ko veyibaye turangije ubwaka, ibyo ntitwabyitaye. Ariko nshatse kuvuga ko ihishurirwa n'ubuzima bw'itorero. Ndashishikariza abashumba, ndashishikariza abakozi b'Imana, nimureke dusenge Imana, nimureke aho hantu tuhibande, kuko nituhateshuka tugasigara ntacyo duhishurirwa tuzaba tunyuze ku ruhande. Ijambo ry'Imana yatubwira muri Amosi 3:7 ngo nukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Muri Amosi 3:7 Imana yarirahiye ko itazagira icyo ikora itabanje guhishurira abantu. Ibyo rero tugiye kuzaganira ni ibintu byahishuwe, ni ibintu biriho, ni ibintu Imana yerekanye, ni ibintu Imana yagaragaje, kandi bikaba ari ukuri kweruye. Ngira ngo tuzabitindaho cyane tugeze mu bice by'iki gitabo. Wenda tukiri muri introduction n'ubundi iyo kuzasobanura cyane cyane amateka y'ibyahishuwe, ari ikintu nashakaga twe gusimbuka kigaruka ku kimenyetso. Iyo urebye muri iyi minsi abantu bafite ubwoba, bari kwibaza kuri ibi ngo kubazakingirwa, ngo wasanga ari ikimenyetso. Hari n'abaterura bakatura bakabivuga ngo ni Antikristo agiye gukora. Ese nka Bibiliya n'ikibivugaho? Oya, ntabwo ari cyo Bibiliya bivugaho. Ngira ngo nahoze mbivuga, ndashaka gusobanura neza ikimenyetso icyo ari cyo. Kiriya kimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo kigizwe n'imibare, n'ikimenyetso cyashyizwe ku bakristo ku itorero icyo ari cyo. Nibwira rero ko wenda abantu bakwihangana nkabanza nkakora introduction kugira ngo nzinjire mu gitabo neza, bazumve banabisobanukirwe, kandi nzifashisha n'imirongo myinshi ya Bibiliya kugira ngo abantu babyumve bihinyuza biriya. Kandi rwose bazabyumva. Hanyuma sinavuga introduction ntavuze ku mwanditsi w'iki gitabo. Mwanditsi w'iki gitabo yagiweho impaka. Ntabwo nubwo Bibiliya tubwira ngo ibyahishuriwe Yohana akaba ariko byanditswe, ariko ntabwo byabujije abantu kujya impaka no kutemera ko yaba ari we. Kubera iki? Kuba abanditsi benshi ba Bibiliya batarigeze bamenyana, kandi ibyo banditse bigahurizwa mu gitabo kimwe. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ubundi mu buryo bw'ubwanditsi, iyo muzandika igitabo kimwe, mamuhuje niveau d'étude, mamuhuje uwo mwuga ukwandika, noneho kandi hakazagira abantu babakosora mwese, namwe mukanakosorana. Ngira ngo nasije barimo. Ikintu rero gikomeye cyane kuri Bibiliya, yanditswe n'abantu batari kuri meme niveau. Barimo abarobyi, nawe wumve, yewe n'uyu nguyu uvugwa hano nawe akaba yari umurobyi. Tutabona n'amashuri bize. Hakabamo abashumba b'amatungo, hakabamo abami, hakabamo abakerarugendo n'abadogiteri nka Luka. Fata Luka rero w'umudogiteri, fate na Paulo w'umudogiteri, nawe yari umudogiteri mu mategeko, noneho bafatanye n'abarobyi bandike igitabo kimwe. Iki kintu rero cyatumye abantu baba bati no, ntabwo ibi bintu kabisa byemewe, ntabwo byakunda. Iyo ni impamvu imwe. None icya kabiri, kuba ibitabo byinshi bya Bibiliya byarabonetse nyuma y'imyaka myinshi, ababyanditse baramaze gupfa. Nta ronshi yigeze ibaho kuwanditse igitabo cya Amosi, nta ronshi yigeze ibaho kuwanditse Evangile de Mark cyangwa ubutumwa bwa Mariko, nta ronshi yigeze ibaho ku muntu wanditse igitabo cya Yesaya. Abo bantu bose bapfuye, nta ukimuritse ngo avuge ati dore igitabo cyanyu. Ariko ngira ngo n'ubundi nitugaruka mu mateka ya Bibiliya hari byinshi tuzibaza aho ngaho, bisa naho kugera uyu munsi bitarasobanuka. Byahujwe gute? Tuzabigaruka mu mateka ya Bibiliya wenda. Iyo mpamvu nayo yo kuba abantu bataramuritse ibitabo byabo ngo bavuge bati dore, nayo yateye ikibazo cyo kwemera umwanditsi uyu n'uyu. Ukumva kandi koko ariko bimeze.
icya gatatu, kuba abanditsi bamwe ba Bibiliya bari bazwiho ko batize amashuri menshi yabahesha kugera ku rwego rwo kwandika inyandiko nk'izi zikomeye. Iyi ikaba impamvu ikomeye cyane. Izi ni impamvu ntabwo rero byoroheye abantu no gupfa kwemera ko Yohana empêcheur, umurobyi, yakwandika igitabo nk'iki cyabijije ibyuya abahanga n'abanyabwenge. Mwene data Emi, nawe nzi ko wize mu by'ukuri, byangora kubyumva. nawe utekereza kumva bakubwira bati umuntu wenda wa Ngoma iwacu, mvuge wenda mu murenge wacu, ngo ntiyigeze ajya no muri primaire, yakuze aragira ihene n'urugero izaza bakaza kubwira bati yanditse igitabo iki n'iki cy'ubwenge bukomeye, nta yindi formation yanyuzemo. Ubundi turabizi mu by'ukuri mu mategeko iyo wandika ugomba nawe kwerekana formation zawe, wize kugira ngo abantu bemere ko kuko ibyo wandika ari byo wize, ariyo domaine urimo. Par exemple nkangi yo nanditse babara n'imyaka iyo bita ancienneté, bakavuga ati iyo ancienneté ubwayo ituma ufite inararibonye ku bintu, kandi na formation wanyuzemo, amashuri wanyuzemo na yarabyemera, bakabona ko. Ariko kugira ngo bemere igitabo cya Yohana ntabwo byari ikintu cyoroshye, ntabwo cyari ikintu cyoroshye. Ntabwo rero byoroheye abantu ndetse kwemera ko Yohana ari we wanditse. Ariko nanone hari abatamenya niba ari na Yohana wundi wuhe muri ba Yohana batatu baba muri Bibiliya. Aha rero bikaba bisaba iki? Byasabaga ibyo bita ibihamya byemeza ko Yohana koko ari we wanditse. Hari ubundi uyu Yohana dukeka cyangwa se wemezwa ko yanditse Ibyahishuwe, ni umubatiza, ni intumwa, ni wumva se nyine. Hari abandi bagira bati ni Yohana umubatiza, abandi bati ni Yohana wa wundi nyine wo kwa Yohana Mariko, wa wundi uvugwa mu byakozwe n'intumwa. Ntabwo ari uyu, ni Yohana intumwa, wa wundi mwene Zebedayo. Hari ibihamya rero byatanzwe n'abantu byo bita les épreuves kugira ngo byerekane ko Yohana ari we koko. Ibya mbere ni ibihamya byo bita ibihamya bituruka hanze bitari muri Bibiliya. Ibyo bihamya bitari muri Bibiliya ni ibihe? Ni abanditsi banditse cyane bazi neza ko Yohana ari we, cyane cyane ababaye hafi y'intumwa mbere yuko zipfa. Buri intumwa zigiye kurangiza urugendo rwazo, hari abantu barerewe ku birenge byazo. Nk'ubu ni urugero, hari abantu turi kurera muri iki gihe, twebwe turi aba bantu turi kurera barimo mwebwe. Twebwe nitumara kurangiza urugendo rwacu, muzaba mwibuka to yacu uko twavugaga, ibyo twahamyaga n'ibyo twandikaga. None muzajya mubwira abantu muvuga muti Rwibasira yavugaga atya, dore ibintu yibandagaho, yagendaga atya, yeraga imbuto. Ibyo bintu byose muzamura abagabo kwihamya. Bajya kurangiza urugendo rero ba Yohana, ba Petero, ba Baritimayo n'abandi, aba bantu hari abantu bari ku birenge byabo bigira hafi. Abo bantu rero nibo batanze témoignage ko Yohana ari umwanditsi w'igitabo cy'Ibyahishuwe. Ndetse ni nabo bavuga Mariya iherezo rye, Mariya nyina wa Yesu. Kubera iki babivuga? Uribuka ko Yesu ajya gupfa yabwiye Yohana ati nguyu mama wawe, akabwira naye Mariya ati nguyu mwana wawe. Yabahaye umurage wo kubana. Aba bagabo rero ngiye kuvuga bo bita retemwe, abahamya baduhamiriza ko Yohana ari we mwanditsi w'Ibyahishuwe, kugira ngo dukureho urujijo ndetse n'urw'abantu b'abanyabwenge bigize nyine banajyuwa bavuga bati reka ntabwo umurobyi yakwandika igitabo. Hari abahamya kandi barimo n'abantu bari barize bazi neza ko les écrits johanniques, ibyo bita inyandiko za Yohana, zose zigaragazwa na to yiwe bakurikije uko bamuzi. Ndavuga uwo bita Justin. Uyu mukozi w'Imana Justin bavuga ko yubahaga Imana cyane, ndetse bikaba byaranatumye agwa mu karengane i Roma. Yari umuhanga cyane mu byanditswe byera. Uwo mugabo yatanze ubuhamya bwinshi. Abashaka kureba Justin baje kuri Google baramubona.
barabona imyirondoro yose Yesu nayanditse yose uko yakabaye, ariko baramubona bamenye uwo yari we n'ukuntu yari intiti yahowe Imana i Roma, yabaye umumaritiri, baramwishe bamuhoye izina rya Yesu. Yatanze ubuhamya bwinshi kuri Yohana intumwa, ndetse yemeza ko ari we wanditse Ibyahishuwe. Ibyo bitubisanga mu gitabo yanditse cyo bita dialogue. Uyu Justin yanditse igitabo cyitwa Dialogue with Trifle. Iki gitabo kirahari, abazashaka kugishaka no kuri Google bakidownloadinga bakareba ubuhamya bwa Justin yerekana neza ko Yohana ari umwanditsi w'Ibyahishuwe. Uwa kabiri nuwo bita Irene cyangwa Irenaeus, mu nyandiko ndende yitwa Against Heresies. Uyu mugabo witwa Irenaeus yanditse inyandiko yitwa Against Heresies, cyangwa se kurwanya ubuyobe, kurwanya abayobe. Uyu mugabo Irenaeus nawe yatanzemo ubuhamya ko Yohana ari we wanditse igitabo cy'Ibyahishuwe. Abazamuna inyandiko yitwa Against Heresies bazasanga mu buhamya bwa Irenaeus atanga ubuhamya ko Yohana ari umwanditsi w'Ibyahishuwe. Aba rero ni abantu bariho muri siècle ya mbere ijya gushira, ndetse bastangira na siècle ya kabiri. Uwa gatatu nuwo bita Kirimeni cyangwa Clement. Clement ni umugabo w'umunyafurika, nuwo muri Alexandrie. Murabizi ko kiriya gihe abanyafurika y'amajyaruguru bo muri Misiri bakundaga kujya muri Isirayeli. Aba bantu ni abantu bakabusa amakuru kare, bamenya ibintu bya Yesu kare akimara no kujya mu ijuru. Aba ni abagabo rero b'abahanga. Uyu Clement ni umwe mu bagabo b'abahanga, nawe yanditse inyandiko yitwa ngo Who is the rich man shall be saved? Ninde mukire uzakizwa? Nicyo gitabo yanditse. Muri icyo gitabo Clement yemeza ko Yohana, apotre Yohana, intumwa Yohana ari umwanditsi w'Ibyahishuwe. Abazabona iki gitabo cya Clement nabo bazagisome, bazasangamo ubwo buhamya. Undi wa kane nuwo bita Porukarupe. Porukarupe arazwi, barushema baramurimbye Porukarupe na Peripetua. Aba ni abantu bahowe Imana. Porukarupe nawe ni umwe mu bigishwa barebye ibirenge by'intumwa, babaye ku birenge by'intumwa. Porukarupe nawe yabaye umushumba ndetse w'itorero ryo mu Efeso, ari naryo Yohana yabagamo. Urumva rero uyu we afite amateka akomeye. Porukarupe yabaye mu Efeso, kandi iryo torero ryo Yohana yabagamo. N'igihe yafungurwaga yasubiye muri Efeso, Yohana afunguwe. Nawe yanditse inyandiko ivuga ngo Epistle to Victor and the Roman Church concerning the day of keeping Passover. Iki gitabo nacyo yanditse niho yagaragarije ko Yohana ari umwekrive, ari umwanditsi w'Ibyahishuwe. Urabona rero ko ubwo buhamya ugiye navuze bake, abashaka bareba n'abandi abo bita ba Papias, les écrits de Papias, n'abandi bose n'abatemwe bahamya neza biboneye ko Yohana ari umwanditsi w'Ibyahishuwe. Parce que igihe afungurwaga, nabyo nzabigeraho, avuye muri Patmos yahise atunguka muri Efeso. Nanone ariko nubwo batanze ubuhamya batyo, hari abandi nabo bakoze critique ntibabyemera. Aha ndatanga urugero ku batarabyemeye, uwo bita Dionisiyo. Uyu mugabo ni umugabo w'umuhanga wariho muri ibyo bihe, agatanga impamvu nyinshi zituma kuko niba turi ku ruhande rumwe reka turebe n'urundi twumve. Dionisiyo atanga ingero avuga ati hari amagambo yahoraga mu kanwa ka Yohana mu gihe yandikaga ubutumwa, nyamara ntituyabone mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Mu bantu bazi ubwanditsi nk'ubu nkanjye, buri gitabo cyanjye hari ijambo ushobora gusoma muri kimwe ukazasanga no mu kindi. Kandi niyo wigisha ukunda kurivuga. Niyo nigisha nkunda kurivuga. Nabanzi ko nigisha bashobora kuba ntari burangize adashyizemo aka kantu. Iyo ni imyandikire cyangwa ni imikorere y'umuntu. Noneho uyu Dionisiyo akavuga ati hari amagambo Yohana yakundaga kuvuga cyane, yahoraga mu kanwa ke igihe yandikaga ubutumwa, nyamara ntituyabone mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Akavuga ati nk'ijambo cosmos, isi. Iri jambo rivugwa inshuro zigera kuri 79 mu butumwa bwa Yohana, ariko mu Byahishuwe rikavugwa gatatu gusa.
Diyoniziyo rero akavuga ati nta kuntu Yohana yagomba kuvuga cosmos mu butumwa ngo avuge inshuro 79 nibura tuburemo na 25 mu Byahishuwe. Kabati rero iyo mpamvu ituma atari. Akongera akavuga ati hari ijambo ryitwa Aletheia ni ukuri. Urabizi ko Yohana uko nawe ngira ngo wasomye Bibiliya iri jambo kuri Yohana ryahoraga muri we. Akavuga ati iryo jambo kuri rivugwa inshuro 25 ariko mu Byahishuwe nta na hamwe uribona arivuga. Akongera akavuga ati Yohana yakunda kuvuga ijambo mucyo kandi koko force. Iri jambo rivugwa inshuro 22 mu butumwa bwiza nyamara tukaribona inshuro nke cyane Ibyahishuwe. Diyoniziyo akongera ati hari ijambo ryitwa gape urukundo. Ubamwita n'intumwa y'urukundo ubundi mu bisaza. Kavuga ati iryo jambo riboneka inshuro 35 mu butumwa bwa Yohana ariko no mu nzandiko ze ariko rikaboneka inshuro enye gusa mu Byahishuwe. Akongera akavuga turetse ibyo kandi Diyoniziyo aravuga ati Kigiriki Yohana yakoresheje mu gihe yandikaga ubutumwa cyari gikosotse cyane nyamara cyakoreshwe mu Byahishuwe cyuzuyemo terime zitamenyerewe mu kibonezamvugo cy'Abagiriki. Kavuga ati rero ibyo bintu byose ni impamvu zigaragaza ko atari Yohana. Ariko nubwo Diyoniziyo avuga ityo bagenzi be bagerageje kugaragaza byinshi no kurwanirira ko Yohana yemerwa ko ari umwanditsi w'igitabo cy'Ibyahishuwe. Ntabwo byarangiraho. Baramubwira bati kubigita ibyo uvuga ngo ntiyakoresheje Ikigiriki gitomoye kuba igitabo cy'Ibyahishuwe cyarandikiwe muri situation itari nziza. Ni ikibazo nacyo. Iyo umuntu yandika ari muri prison amplis ari muri prison mbi nk'iyari kuri Patmos ni impamvu imwe. Ikindi bakamubwira bati kuba Yohana Ikigiriki atari ururimi rwe rw'akavukire si ikosa ko Yohana yari umuyahudi yarazi igihe burayo totaroma ariko ku Kigiriki ntabwo akizi neza. Kavuga ati yo ni impamvu. Kandi bakavuga bati nubwo Diyoniziyo avuga byo hari ibintu bimwe na bimwe tugenda tubibona Yohana yagiye avuga akanabigarukaho no mu Byahishuwe. Ubwo rero nubwo Yohana koko hari impaka zagiye ziba ariko impamvu nyinshi zerekanye ko Diyoniziyo nubwo yagiye avuga ibyo ariko Yohana agaragara ko ari umwanditsi. Bakavuga bati dusomye nk'Ibyahishuwe nka Yohana 4 umurongo wa 10 bihuye n'Ibyahishuwe 10:21-16. Hano harimo imirongo myinshi wenda umuntu yavuga abantu bakazayisoma. Yohana 7 umurongo wa 37 bigahura n'Ibyahishuwe 22:17 amazi y'ubugingo. Yohana 8:51 n'Ibyahishuwe 3 umurongo wa 8. Donc ayo ni amagambo ari parallel agendanye kugira ngo bereke Diyoniziyo ko Yohana ariwe afite impamvu zo kuba yananditse Ibyahishuwe. Nimwihangane nkomeze mvuge kuri uyu mwanditsi. Hari n'ibihamya rero by'imbere. Ibyo bihamya by'imbere ni ibihamya bitangwa na Bibiliya ubwayo. Ngiye kubisoma nihuse. Ibyo bihamya ni ibi byerekana ko Yohana ari umwanditsi w'Ibyahishuwe ko nk'ahambere haravuga ngo jewe Yohana mwene so ndabandikiye Ibyahishuwe 1:4. Iyo mvugo niyo ubwabyo avuga ati jewe Yohana mwene so ndabandikiye ni ubuhamya bwerekana umwanditsi ugiye kohereza ariko ukiraho yego dufatanye gutya. Ubundi ubu butumwa buza babubona ko yari kukirwa kirakirwa kibi bwambutse gute? Niwe wabuzanye afunguwe ko Yohana yarafunguwe nzabigeraho. Yohana yarafunguwe Patimo. Hari abandi bazi ko yaguyeyo yewe hari n'abavuga bati kuri Patimo yataweyo wenyine kada prison yari prison ifungiwemo n'abandi abanyururu babarwaho ibintu bya criminal ibintu byo gukora crime. Umurongo wa mbere w'igice cya mbere akavuga ati nawe akabimenyesha imbata Yohana. Hano haravuga ngo Ibyahishuwe na Yesu Kristo iby'Imana yamuhereye kugira ngo abimenyeshe abantu ngo nawe akabihishurira imbata Yohana
uwo murongo nawe ubwawo werekana ko Yohana ari we wahishuriwe ibi bintu, ni nawe wabyanditse. Igice cya mbere umurongo wa 9, jewe Yohana musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana. Urumva tujuru niwe wivuga muri debut cyangwa muri introduction y'ibaruwa ye, aravuga ati jewe Yohana. Urabizi ko biriya bintu byanditswe nk'amabaruwa nubwo tubyita ibitabo. D cyangwa cyakane, jewe Yohana numvise ibyo kandi ndabireba. 22:8. Urumva ni ubuhamya bwaravuga ati jewe Yohana ibyizo nyamaswa, ibya wa mugore w'indaya, ibyiki byo ngewe narabibonye kandi ndabimenya. Narabyumvise kandi ndabireba. 22:10, kandi arambwira ati aya magambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame cyangwa ngo yagire ubwiru, ahubwo yamenyesha abandi. Nkaho yambwiye ati ahubwo yamenyesha abandi. Ubu buhamya rero butangwa na Bible ubwayo buratsindagira ibyaba Irenaeus, buratsindagira ibyaba Polycarpe, ibyaba Clement, ko Yohana ari umwanditsi w'igitabo. Turagira ngo rero abantu batwumva badukurikiye, abashidikanyaga, abibazaga niba wenda koko nabo bakabifata nka Diyoniziyo, bamenye ko Yohana ari umwanditsi w'iki gitabo. Uwo tuzavuga rero rwose niwe mwanditsi w'Ibyahishuwe. Ni Umuyahudi w'Umuheburayo cyangwa Umuheburayo, ndetse n'izina rye rirabigaragaza. Mu Giheburayo iryo zina bamwita Yohanani, burya yitwa Yohanani mu Giheburayo. Muri muri za ekriza z'Igiheburayo yitwa Yohanani, ariko muri Bibiliya yacu dufite ikomoka ku Kigereki bamwita Yohanesi. Niko yitwa Yohanesi. Akaba ari umwe mu bahungu ba Zebedayo wari utuye mu ntara ya Galilaya, nkuko tubisanga muri Matayo 4:21. Ni Yohana wahoze ari umurobyi w'amafi, nyuma akaza guhinduka umurobyi w'abantu nyuma yo guhamagarwa na Yesu. Aka kantu nkagezeho nibutse ukuntu Imana ihindura amateka. Ni Yohana wari umurobyi w'amafi. Ubu dufite abantu bari abarobyi b'amafi, nkoresha iyo terime, utamenya ko hari ikindi kintu yavamo. Uyu munsi wa none bakaba barahindutse abarobyi b'abantu, abantu bakomeye cyane. Uyu munsi ugasanga ari aba apotre, uyu munsi ugasanga ari aba bishop, uyu munsi ugasanga ari abakozi b'Imana bo ku rwego rwo hejuru. Ni ikintu cy'igitangaza. Niyo ndirimbo Theo yaririmbye avuga ati nta Imana itakura umuntu, nta nahitamugize. Irebere nawe uyu murobyi wamimigize umwuga, uhereye kuva kivuka yarerewe ku nyanja y'Galilaya, arahaguma abana na se nawe ari byo akora, nuko arinda b'umugabo, arinda b'umusore, kugeza igihe Yesu yamuhinduye umurobyi w'abantu. Ni Yohana wa wundi wari kumwe na Yesu mu nzu ya Yayiro. Uzamubona muri evenoma nyinshi, ari kumwe na Petero, ari kumwe na Yakobo. Nko kwa Yayiro yari ahari muri babandi batatu bajyanye, uburyo bavuga barya batatu begeranaga na Yesu, ni Yohana, ni Yakobo, ni Petero. Izi ntumwa uko ari eshatu zagiye ziboneka muri evenoma mu mwihariko bonyine, izindi ntumwa zidahari. Yewe ni nawe tubona ku musozi igihe Yesu yarabagiranaga, uyu mugabo yari ahari. Igihe Petero avuga ati ndaca ingando, imwe yawe indi ya Mose indi ya Eliya, twigumire hano. Burya bari kumwe n'uyu mugabo Yohana. Ni Yohana wa wundi wari muri na Yesu muri iryo joro ryo gusangira. Yewe ngo ni nawe wari hafi ye, ndetse yegamye mu gituza cye. Urumva ko uko umutima wa Yesu wateraga, Yohana yarabyumvaga. Ni wa Yohana wari aho ngaho. Ni Yohana nanone ntabwo yabuze no muri cya gihe, ndetse bari Getsemani. Uzi ko ibintu byari bikomeye. Aha naho harakomeye, ibintu byari bikomeye. Ndetse Simoni Petero we yanagerageje kwitwaza inkota. Aravuga ati ndabona amazi atari yayandi, reka ntwara inkota. Simoni atwara inkota. Ati ndabatema. Hari bamwe bavuga ati ariko Simoni yari umusazi. Ariko nshuti, tugarutse mu mubiri, nawe ibyo Yesu yari yarakoreye Petero, yaramukuye ku nyanja, yaragize ati vurema, ahubwo Simoni Petero mbona yari umugabo avuga ati nta kuntu bankura muri we, inshuti yanjye databuja mbireba, ndakora ibishoboka, wenda batujyane twembi. Nicyo cyangwa batujyane twakomerekeje benshi. Yohana rero nawe yari aho hantu. Uyu ni Yohana wa wundi
Yesu yabwiye ngo urabona n'igihe yananagerageje akurikira Yesu kugera ku musaraba. Urabizi abandi bagiye batawanyika. Yesu bamaze kubona ibintu bikomeye, bamukubita bamujyana mu nkiko, bamwe baravuze ati kabisa ibintu birakomeye, barikura. Urabizi ko na Petero nawe bwa bugabo bwe na bwa butwari byarangira ngo arigenda. Ariko Yohana yarakomeje aratwarana, arinda agera i Getsemani, arinda agera i Gologota, ku buryo ibyo Yesu yakoze byose kugera kuri finali igihe avuga ngo Eroyi Eroyi lama sabakitani, Yohana yarabirebaga. Anazutse Yohana yarongera aragaragara, niwe burya wakurikiye Yesu igihe Petero yari kumwe na Yesu, akamubwira ati dore n'undi nawe aradukurikiye. Yesu aravuga turiya we, wowe ragira intama zanjye, abwira Petero uragira abana b'intama banjye. Petero nk'umunyembabazi wabanye na Yohana ahantu henshi aravuga ati uyu se we, biriya byari nko kumusabira akazi, uyu se we azamera ate? Yesu aramubwira ati niba nshaka ko agumaho kugeza igihe nzazira upiki. Byanditse ngira ngo muri Yohana 21 umurongo wa 22. Uyu murongo n'uyu munsi bamwe mu bakristo warabacanze, n'abandi nanjye ubwanjye sindawumenye yewe n'abigishwa. Petero yaramanutse aravuga ati rero umwami yambwiye ngo ndagira intama ze, umwami yambwiye ngo ndagire n'abana b'intama, ariko aravuga ngo uyu we ngo niba ashaka ko agumaho kugeza aho azazira mfiki. Ati namwe mumbwire iryo jambo muraryumva wiki. Bamwe baravuga ati sha uyu ntazapfa rwose, ntazapfa kugeza aho Yesu azazira. Ariko mu byanditswe aravuga icyakora ntabwo yavuze ko atazapfa, yaravuze ngo niba ashaka ko agumaho upfiki. Umva igisobanuro cy'iri jambo. Yesu yavugiraga kure mu migani, burya yaravuga ati abandi bose bazagenda, uyu nguyu nzongera kumugarukaho, nzongera kumwiyereka nyuma akiriho. Kandi koko Barutolomayo yarapfuye, Toma arapfa, Filipo arapfa, Petero arapfa, abo bose barapfa. Yohana baramutwika bamushyira mu kagunguru, biranga ntiyapfa. Burya ngira ngo baragerageje no kumutema, ngira ngo hari biranga, nibwo bavuze batereka azagwa Ipatimo, naho agezeyo ntiyapfa, aragaruka. Mwami Yesu niho yamwiyeretse. Bamwe abakomantateri bavuga ko nyari nyuma y'imyaka ijya kurenga 40 nibwo Yesu yongeye kwiyereka Yohana. Impamvu bavuga ati mu Byahishuwe igice cya mbere bavuga ati ngiye kubona mbona ibitereko by'amatabaza, mbona ubirimo ameze nk'umwana w'intama, numvise ijwi rye ndumirwa, ndebye mu maso ye ndashoberwa, ndebye umusatsi we ndashoberwa. Uwo baherukanaga ari umunyamibabaro, uwo baherukanaga akubitwa ari uwamenyereye intimba, yamubonye ari mu cyubahiro gikomeye cyane. Ahantu ndahagera nkumva mutima wanjye urafashe, yongera kumubona. Niba nshaka ko agumaho kugeza aho nzazira upfiki. Yohana rero yabonye Yesu kandi nikeza ko Yohana yapfuye urupfu rusanzwe. Yohana yapfuye urupfu rusanzwe, ndetse bamwe bavuga ko ngo yihambye. Ni za komantere zo kuruhande bavuga ko ngo yamenye ko igihe cye cyo kugenda kigeze. Yari yaraguze imva muri Efeso, ngo aragenda ajyamo arasinzira. Noneho ngo abigishwa ngo bakazajya bajya kureba ngo bagasanga imva ye igihumeka. Uyu ni Yohana rero mu mvugo ze zo bitareze krijohanika, agaragaza, bamwita intumwa y'urukundo. Rwari rwaramusabye pepe, yari yaramaze gusabwamo n'urukundo nyakuri, aho usanga yinginga bene se kugira urukundo. Ndetse bavuga ko yageze no kuba umusaza, bakajya bamutwara mu maboko bakamushyira imbere y'iteraniro nk'umuntu wubahwa, umuntu ukomeye, bakamusaba kugira icyo avuga, akavuga ati bana bato mukundana, akaba ararangije predikasiyo ikabirarangiye. Akavuga ati udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Nituvuga ko turi mu mucyo, tugendera mu mucyo, tube dukunda n'abantu. Reka mbwira abaduteze amatwi, nshuti bene data, tuvuga ko twakirijwe, biradusaba kugira urukundo, kandi rutari bya bindi byateye I love you so much, ibintu nk'ibyo ngibyo bya I love you, I love ibyo bintu byo kururimi. Dukundane kandi tubigaragarize mu bikorwa. Niba unkunda agira icyo unkorera, niba nanjye ukunda ningira icyo ngukorera, kikwereke ko ngukunda.
atari amagambo ajyane n'ibikorwa, amagambo y'urukundo ajyane n'uko Imana yatugiriye. Hanyuma reka mvuge ku iherezo rya Yohana. Naryo ntekereza ko abantu bakeneye kurimenya. Iherezo rya Yohana naryo ntabwo ryavuzweho rumwe. Harimo abantu bamwe batemera ko yaba yaragarutse ava muri gereza yo ku kirwa cya Patmos. Hari nk'igitabo cyitwa Commentaire de Critique Internationale cya Charles, avugwamo ko Yohana na mwene se bishwe n'abayuda gusa, niko avuga. Ndetse hari ijambo ryasubiyemo n'undi witwa George Hamaritori mu nyandiko yo mu mwaka wa 1860. Hamaritori akavuga ko nawe yabikuye mu nyandiko ya Papiyasi yitwa ibyo Yesu yavuze. Avuga ko Yohana yishwe gusa, ntavuga ibyo ari byo. Ariko iherezo rya Yohana turibona nanone mu buhamya bw'ababyeyi b'itorero, abemeza ko Yohana atishwe nk'uko byagendekeye izindi ntumwa. Cyane cyane twavuga ko mu nyandiko ya Kirimenti twigeze kuvuga yanditsemo amagambo avuga ngo mwumva umugani ariko si umugani, ahubwo ni ibyabaye byagaragaye kandi byabaye kuri Yohana intumwa nyuma y'urupfu rw'umwami w'abami Domisiyani. Yohana yagarutse muri Efeso avuye ku kirwa cya Patimo, atangira gutembera mu ntara nyinshi ashyiraho abepiskopi ndetse no kubigisha ibyo bazitondera. Kirimenti arakomeza aragira ati, igihe umwami Neriva yatangaga agahenge ku bakristo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 muri 1996, nibwo na Yohana nawe yafunguwe asubira muri Efeso. Yohana yasubiye muri Efeso, aba muri Efeso arangirizayo urugendo rwe, arinda apfa, kandi apfa neza, atishwe. Yagerageje kwicwa nk'uko nabivuze ntibyakunda. Uwo ni umwanditsi w'igitabo cy'Ibyahishuwe. Uyu mwanditsi rero arakomeye cyane. Muri bariya banditsi bose tubona afitemo ibitabo bye 3, afite inzandiko 3, akagira n'Ibyahishuwe, akagira n'ubutumwa bwiza bwa Yohana bwe, cyangwa uko twavuga. Ni umwanditsi rero uri mu banditsi bakomeye. Ngaruke gato, ni mwumva umurimo w'Umwuka Wera mu muntu. Buriya niyo mpamvu muzabona umuntu ashobora kuba umuntu agakora umurimo w'Imana kandi atarize, kandi agakora neza, ngo aminuze, ariko akaba yarigiye kuri Yesu. Nanone kuvuga ko atize ntitubifate dutyo, kuko ya myaka 3 bamaranye na Yesu bari mu ishuri. Wenda tuvuze ngo ntiyize, abantu bamwe bashobora kugira batese ubwiye ko yarinjije. Amaze guhamagarwa na Yesu, yatangiye kugendana na Yesu. Kandi buriya Yesu icyo yakoraga muri kirya gihe kwari ukugira abantu ba matetesi. Matetesi ni ikigereki, ni umuntu w'umwigishwa. Burya Yesu yatoranije abigishwa. Kuba abigishwa rero nawe utekereze, Emi utangiye none muri 2021 wiga kandi wigishwa n'umumaster w'umuhanga uri ku rwego rwo hejuru, urenze n'abadokiteri. Yesu ndamugeranya n'ikizi. Yesu yari umwari. Urabizi ko nabandi Nikodemu bakoragaho ubwara bugashya. Yaravuga ati, yewe twe rwose nubwo turaba, kandi Nikodemu yari umudokiteri. Noneho rero bari barakuriye ingofero Yesu. Yesu yigishaga muri teori no muri puratike. Uzasanga rero kwaba bagabo ntihazagira uwongera kuvuga ngo ntabwo bize. Baspendinze 3 years bigira ku birenge bya Yesu. Icyo banditse noneho kandi bagezaho bahabwa n'Umwuka Wera. Yesu aravuga ati, muzahabwa n'Umwuka Wera, muzahabwa imbaraga, kandi Umwuka naza azabibutsa ibyo nababwiye, ababwire n'ibindi. Donc aba bagabo rero irizete instruit, barize tubyemeranyweho, n'abaduteza amatwi tubyemeranyweho. Ibyo ngibyo rero biraha Yohana uburyo bwo kwandika ziriya nzandiko, akandika n'Ibyahishuwe. Ntekereza ko n'uyu munsi wa none iyo tugiye muri za Institut Biblique, tukajya muri za College Biblique, akenshi duspendinga imyaka 3 cyangwa 4. Umuntu akaba ahawe diplome. Nubwo rero Yesu atabahaye impapuro zifatika ngo bagende bazerekana, ibyo bashizemo, ariko ibyo yabashyizemo
ariko nawe utekereze abantu bageze aho noneho nyuma amaze kujya mu ijuru nyuma y'imyaka bagatangira kwibuka ibyo yababwiye bagatangira kwandika. Abo bantu wabagereranya n'iki? Nguwo umwanditsi w'igitabo cy'Ibyahishuwe. Icyo tuzinjiramo rero ejo bundi tugarutse tuzatangira no kukidetaya cyane cyane tujye kuri biriya bintu byose bigaragara nk'amayobera, bigaragara nk'ubwiru, bigaragara nk'ibidasobanutse, kandi ndahamya ko rwose tuzarangiza iki kintu nk'uko Imana yakuyoboye kugitegura, abantu bumvise ukuri kose uko kuri. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane mushumba wacu kandi kaba na profeseri mwigisha. Reka nk'uko mwarimu twemereye ko noneho buri wese azasobanukirwa ibyahishuwe, tubona no gutumira abantu bose kandi batumire n'abandi mu kiganiro cy'ubutaha. Noneho tuzinjira byimbitse muri iki gitabo, dutangire kugira ngo n'amayobera ave ku bantu. Reka mbashimire by'umwihariko, ariko tunabasaba nk'uko twatangiye dusengera. Hanyuma abakenera igitabo ndagifite kiranditse, sindabigeza muri bure, sindabona byinshi, ibyo mfite ndacyabifite ubwanjye ku giti cyanjye. Ni igitabo kinini gifite page 290. Ubwo rero abagikenera bandeba. Mana turagushimiye kandi tuguha icyubahiro, tugushimiye ko abanye natwe muri uyu mwanya tumaze tuvuga ijambo ryawe. Reka abantu batwumvise bagira ihishurirwa rishya ku buzima bwabo, kandi ndagushimiye ko buri wese wadukurikiye hari icyo afashe, hari icyo yumvise muri aya magambo. Uha umugisha wateguye iki kiganiro, uha umugisha abakozi bose ba Radio Umucyo, uha umugisha abakozi b'Imana bose bari hirya no hino, kandi abadukurikiye bose ubaha umugisha. Urakoze Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen.